kemuke mu bice bitandukanye by'igihugu ginagiye gushakira rezo mu giti ndetse Seresten ntawirisha amaboko BTN TV. Ibyo byose bikaba byariyongeraga ijwi rye ryiza hamwe n'umwihariko mu buryo akurikiranya amagambo mu kubara inkuru ibyakundwaga kandi bigashimisha buri wese wabashaga kumwumva. Twatunguwe no kubona padiri twari dusanzwe tubona mu ikanzu cyangwa se mu mwambaro w'abapadiri kuri aritari, noneho yiyambariye ikabutura afite isuka ari mu murima arimo ahinga. Nyuma y'urupfu rwe rwabaje benshi mu banyarwanda hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bohereje ubutumwa bw'ihumure ku muryango wa nyakwigendera ndetse abandi bamwifuriza iruhuko ridashira mu gahinda kenshi. Birumvikana mu bababaye harimo n'abanyamakuru bakoranaga na nyakwigendera. Aba ni bamwe mu bakoranaga na Seresten ntawuyusha amaboko kuri BTN TV, baratubwira uko bakiriye inkuru y'urupfu rwe. Ni ibintu ntamenye uko nabyakiriye kuko namaze kumva ko Seresten yapfuye nka saa 7 z'ijoro saa 8, ntabwo nabashije kubyemera. Aho mbyemeye mu kanya tuvuye kureba aho yaguye, ariko nimba ko byakoze ku mutima cyane ko Seresten ari n'amakuru bakoraga inkuru zikora ku mutima, bakoraga inkuru z'ubuvugizi. Urupfu rwe rwakoze umutima, rukora ku mutima ku bantu bakundaga Seresten, ariko nta kundi bimeze nuko isi imeze nyine niko iteye. None abari njyewe ejo ari wowe, ariko nta munyamakuru uburyo upfa ni kimwe n'umuhanzi. Bara Seresten tuvuge ko yimutse n'ubundi agiye, ariko ntabwo tuzamwibagirwa byanga bikunda. Twagize agahinda gakomeye, twabuze umuvandimwe, twabuze umuntu wari intangarugero, n'umuntu wabanaga n'abantu, n'umuntu wasabanaga n'abantu. Urupfu rwe rwadutunguye, rwabaye rwatwihishe umva ngo umuntu birarangiye, uretse ko kubyemera nyine byatugoye, ariko nta kundi nyine tugomba kubyemera. Ni itegeko ry'Imana, buri wese igikombe azanyweramo. Gusa nk'abantu turababara, ariko Seresten yari umuvandimwe. Kwakira urupfu rwa Seresten ni ibintu bigoye, biragoye. Ntekereza ko atari njye gusa. Seresten twabuze umuntu ukomeye, twabuze umuntu w'intwari, umuntu w'umukozi, umuntu w'umunyamurava. Seresten twakoranye kuva kera, agitangira akazi wabonye ko ari umuntu witangiraga akazi ke. N'icyakwerekaga ko yitangira akazi ke, ngira ngo n'uwashaka kubibona yabona ko na mbere yuko tumenya urupfu rwe ho gato hari inkuru yakoze inkuru ejo bundi yatambutse. Mbere gato yuko tumenya ko yitabye Imana niyo nkuru yari imaze gutambuka. Bivuga ngo ni umuntu wakoraga, kabone niba waba urwaye, waba ugeze kure, waba urembye umeze nabi, ariko agakora akazi. Iyo Imana yamukunze kamukunda kuturusha, amusubije. Ni agahinda, ni umubabaro, ni ishavu, by'umwihariko ku muntu twakoranaga. Wajyaga kuvuga inkuru ye ukumva ko byibura wishimiye ko ari inkuru nziza iri bugire icyo itanga kuri sosiyete, yaba ubuvugizi yakoreraga abaturage muri rusange, yaba kuvuga uduce runaka. Urumva ko ni agahinda, ni icyuho mu itangazamakuru. Mu by'ukuri njye nababaye. Bakoranaga na Seresten ntawuyirusha amaboko kandi baranagaruka ku byo batazibagirwa kuri nyakwigendera. Seresten mu nkuru nyinshi cyane mu nkuru zo mu irimbi, cyane mu nkuru z'ubuvugizi ku baturage basenyewe. Izo nkuru zose nzimwibukiraho nkabibuka byinshi cyane kuri Seresten. Seresten yari umuntu mwiza, yari umuntu utakwicwa n'inyota ahari, ku buryo ashobora kwinjira ukamubwira ati nyaboneka ngurira agafanta, akaba yahita akakugurira. Yari umuntu mu by'ukuri uri sociable, ubana neza n'abandi. Ntabwo namwibagirwa. Ibintu nibuka kuri Seresten ni uko icya mbere yari umuntu utashobora kugirana n'ikibazo ngo mumare umunsi, mumare iminsi ibiri mufitanye ikibazo. Nzamukira ko gukunda akazi ke, kuko mu burwayi bwe wenda abantu batanamenye dukuyemo ubundi muhitanye. Uburwayi yagize mbere niho naboneye ko Seresten akunda akazi. N'inshuro nyinshi ku mbaraga nke wabonaga afite, wabonaga ashaka kuza n'ubundi gukora. Yagiye anabikora, hari ibiganiro yagiye akora Seresten rwose ubona ko atari ibyo gukunda akazi, naho ubundi atakwiye kuba ari muri studio. Icyo kintu rero ntabwo nzakimwagirwaho, mbona ari n'urugero. Gukunda akazi, gukunda umurimo ukora w'itangazamakuru, ubona ko ari umurimo akunda cyane pe. Ni icyuho kinini asize muri News Team, ariko urwo kumuha ikibariro n'ubundi tuzagerageza kugira ngo twusike bike.
Abanyarwanda, abanyamakuru bose muri rusange, by'umwihariko aba BTN TV, twese tubuze umunyamakuru mwiza wabaye ijwi ry'umuturage ku bw'inkuru zivugira abababaye, aho yabaye ikiraro hagati y'abayoborwa n'abayobozi. Seresten ntawuyirusha amaboko mu buzima bwe bw'akazi, yaharaniye uburenganzira bw'umuturage kandi atungira agatoki inzego zibishinzwe aho zikwiye kwerekeza amaso n'amatwi kugira ngo ibibazo by'ubabaye nabyo bibashe kumvwa. Ubuzima bwe kandi bwaranzwe n'ibikorwa by'urukundo, aho mu mwaka wa 2020 Seresten ntawuyirusha amaboko yatangije ikipe y'umupira w'amaguru y'abakobwa yitwa Intwari FC, aho ari ikipe yari igamije ubukangurambaga mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu. Seresten ntawuyirusha amaboko ni umwe mu bantu bashyiraga imbere ibijyanye no kwicisha bugufi, aho ibi ari nabyo yagarutseho mu kiganiro cye cya nyuma yakoze. Yaragize ati, uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi maze uzagira ubutoni imbere y'Imana. Iri jambo mpamvu ryanyubatse tuba ibaze izo pfu tuvuze none niba yari afite umutima mubi, ubwo rero ijoro nta ijoro aravuga ngo uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi maze uzagira ubutoni imbere y'Imana. Nyakwigendera ntawuyirusha amaboko yanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo City Radio na TV1 ndetse na BTN TV, ari nayo yari agikorera kuri uyu munsi. Yari umugabo wubatse aho asize abana n'umugore. Ikiriyo cyo guherekeza nyakwigendera kirimo kubera igihara mu karere ka Kamonyi, ndetse kuwifuza gutanga inkunga mu guherekeza Seresten ntawuyirusha amaboko yakoresha nimero 0782 79 21 87, nimero iri ku mazina Biseruka Jean Baptiste. Gushyingura ni kuwa mbere tariki 18 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2022, aho azashyingurwa mu irimbi rya Nyamirambo, hanyuma amasaha naho gukarabira bikaba bizamenyeshwa mu yandi matangazo. Umuryango mugari wa BTN TV yakoreraga wifurije iruhuko ridashira Seresten ntawuyirusha amaboko, kandi wifatanyije mu kababaro n'umuryango wa nyakwigendera, inshuti n'abavandimwe be ndetse n'abandi bose bakundaga uburyo yataraga inkuru ze. Arusha amaboko Imana imwakire. Reka twitse mu kanya n'andi makuru twabateguriye.